ibintu munyifuriza rero mushobora gusanga ngiye atari byo nifuza kandi cyambere nico nshaka nta mpuhwe nta n'imbabazi ndi gusaba abantu ngo bangarure muri sinema kumva rero ngo narindi kwakira amani ngo akaba yaraduhagaritse abantu bakaba bakeka ko mfite agahinda cyangwa ngo ko n'ubundi se mu mezi angahe ntago arenza 2 nakoze kwakira amani ntago ari byo byari kuba hari wavuze ngo yari yaduhinduriye ubuzima ntago umuntu yaguhindurira ubuzima mu mezi 2 nyira abantu kubera iki twese twagira hit igihe kimwe hit yanjye yarabaye kandi narayishimiye ibintu bya competition z'ibikombe ntago nigeze mbijyamo kandi nabonaga nyine kugira ngo kira gikombe kibone babaga wabikoreye nabonaga bohereza amalinki bakavuga umwanya bashaka gutsindira rero wenda iyo nza kubishishikarira gushaka igikombe mba narakibonye nago nyine nkunda ibintu byihangara nubwo abantu bavuga ngo nibyo bigaragaza ngo kuri umusitari cyangwa iki ntanze igikombe muri abo bantu batatu najya mama Nike ikintu nkundira mama Nike nawe nyine mu bamama bakina sinema Yes, je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchide Superboy sama nibwo nteta ko ntubutara rwamotse umuzi utagira inenge no ku cyumweru njya nkora kuko apete bapeti yapushinze ya propose ama equipe itiza apeti bayitupa mu matsinda abanzi ndabasuhuje n'abatanzi ntimubugire ikibazo kuko nanjye ntabwo mbazi aracyari wa munyamakuru umwe rukumbi wa musore wipanza akazi umwe warahiye kutazakareka ndetse udateze no gusubira inyuma nkuko nta mugabo usubira inyuma iracyari Big Town TV rero ntanyira ngushimira cyane wabasha gukora subscribe nawe utarakanda subscribe uyu munsi wa none kana subscribe kujya tugirire kuri yantego yacu yo kuzuza aba subscribers miliyoni maze dukomeze tugende tuvibing nsuza cyane abantu bari hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye yaba bari mu Rwanda rwagati abari muri East Africa u Rwanda Burundi Uganda Kenya na Tanzania tutibagiwe n'inshuti zacu z'abadiaspora ziri hirya no hino muri abantu bagaciro cyane ngiye nkunda gushimira umuntu wese ukurikirana Big Town TV kuko n'iby'agaciro gakomeye cyane yego tutarajya muri byinshi hano ndabihera sinzana ndibuze ko bihera kandi wabitangiye mukaruja wiriwe neza ni amahoro turashima kagira inkadi n'abana gira umugabo ndamukugize yego mama uramungize turetse kubeshya ubona hari umugabo wamvamo kandi uri we ako nimutabyemera ubwo nyine ntabwo ari njye wabihindura we urumva nyine hari ukuntu ushobora kunkubita imboni z'amaso yawe ukavuga ngo ndebye cyucyu bitewe n'uko mubona yavamo umugabo umugabo ntabwo umurebera ku myenda cyangwa ku gihagararo ngo hari uwakubona akabona wamuvamo hari umbona akabona namuvamo akabona wavamo umugabo nyine navamo umugabo uhamye ushikamye ukomeye bitewe n'uwo mugore undi mugabo aba umugabo bitewe n'abo yabereye umugabo ntabwo umugabo ari buri muntu umubona mu muhanda ngo amenye ko ari umugabo ari umukarujana ntukambone gutya mba ntuje ngo umbone ndi gatoya buranavamo umugabo nakubera umugabo ukomeye cyane yanjyeho wapi oya se kandi bivuze ngo umuntu agira abagabo bangahe urumva buriya umugore mwiza ubundi arangwa no kugira abagabo benshi batandukanye njye ngira umwe ugira umwe rukumbi ukari tutabeshye nta bandi bagabo bajya bagutereta kugutereta ari kimwe no kuba bakubera umugabo ni ikindi iyo wahisemo bivuze ngo abagutereta bo ntabwo bakubera umugabo ariko gutereta barabyemerewe muri make na cyucyu nshatse nanjye natereta barabyemerewe washatse yatereta yumva wamfura gusa nta cyizere namo oya se kandi urumva ngiye burantereta mu buryo bwihariye ngiye mfite uburyo nteramo imitoma isukuye hari umugabo urugera kubwira ngo umutima wiwe utera utekereza wowe umutima wanjye utera utekereza wowe kuko uri umwari wawufashe udakoresheje inzobe uri ishingiro ry'ishema n'ibyishimo byawo urwo ngukunda rurarenze nta nubwo rubaho by'umwihariko uri bibero bibobereye uri umwari mwiza umbereye mbese uri n'icyo cyandyoye kuva aho nakuboneye urumva ko uvuga uti waba umugabo nawe ubwawe nturemera ko uri
ubwo rero urumva uri kumbaza uti urabona navamo umugabo wowe undi uba uri umugabo umugabo ikintu cya mbere ngewe nemera ku mugabo ni confidence kwigirira icyizere mbere y'uko mbaza ngo waba umugabo emera ko uriwe urumva by'umwihariko burya ngo nta muntu ujya wibona ubwiza ngo ubwiza bw'umuntu abubwirwa n'abo n'ababubona bivuze ngo nanjye impamvu navuze ngo ese iyo urebye ubona navamo umugabo cyangwa ndi umugabo ese wowe umbona umugabo ngewe mbona uri umugabo ariko utari uwanjye ndi umugabo w'abandi umugabo ku giti cyawe ubwo wowe ushatse kuvuga ko we umbona nk'umugabo umugabo w'abandi hano wanjye hari ukuntu nyine umuntu wavuze ngo nyine ntabwo uri umugabo ntabwo wowe nkubona nk'umugabo wanjye burya ngo uri umugabo mbwa imbere ye oya njyewe ntabwo ari uko navuze ndi umugabo uhamye uri umugabo ku giti cyawe no ku bandi babibona ariko buriya ndi umugabo nubwo nta mugore ufite nubwo nta mugore mfite ariko ndi umugabo burya ngo uko umugabo aguye siko byose siko yose ahita ameneka ariko amena amasahani siko amena amasahani siko yose ameneka yego so by'umwihariko rero tuguhaye ikaze kuri Big Town TV thank you ariko ubu ubwa mbere dukoranye ntabwo ari ubwa mbere mpageze kuri Big Town ntabwo ari ubwa mbere mbese uri ubukombe kuri Big Town ndi inshuti y'umuryango hari ukuntu abantu hari imvugo isigaye ikoreshwa muri iyi minsi ngo cana igabura akaba yicano icano kera yaragaburaga niba mwarakubiswe nkatwe niko abavuga ngo twarakubiswe wasanga n'icano yarakubiswe oya icano ntabwo yakubiswe mukaje niragabura nyine ubwo bari kubibona niba ndi kurya bwicaniragabura urega kuvuga ngo caniragabura ndaho nta kintu mfite niko mwamfuramye igaburite niko ako namaze biracyatetse oya biracyari ku mashyiga hari ahantu tugera tugiye tujya mu bukwe twari twatashyanze ubukwe nyine bwo mu cyaro ahantu bubaka ikitwa kiraramizi urakizi kiraramizi ntabwo ukizi ntabwo nkizi ikigongi ikintu iwanyu bakuramo ubukwe mu cyaro asi wo mu cyaro w'ikigali igisharagati aha mbamye babyita mu buryo butandukanye nge rero natashye ahantu hari ubukwe nyine bubaka igisharagati none dusanga bari kwakira abantu ariko inyuma ku gikuta banditse nyine inyuma muri abantu babicaye inyuma urumva hari haba hicaye abashyitsi nahicaye abitwa basangwa abashyitsi n'aba baturutse i Kigali n'aba baturutse i Kigali abanyakigali muri he babateguriye ariko n'abandi baba baturutse ahandi havuye umugeni babita abashyitsi yego noneho babandi bo muri rwa rugo nibo bitwa abasangwa n'abandi babandi b'abavumbyi abaturanyi bagiye batandukanye noneho ngiye nsanga twebwe aho twicaye banditseho inyuma ku gikuta ngo mwitonde birabageraho urumva hari ukuntu mu cyaro nyine iyo batangiye kurya no kunywa babirwanira mukiruka ugira ngo bikugeraho mbere turebye inyuma dusanga handitse ngo mwitonde birabageraho turatuza b'imbere bararya baranywa tubona batangiye kwandurura amasahani bugitegereje ko ntibiraza aho tukongera tukareba inyuma ati mwitonde birabageraho tugahita kuzagenda kose wenda amasahani yarabaye make bagiye koza biraza kuza turategereza twumva bavuze umusango wa nyuma wo gutaha yego ibyago bavandimwe ibyo twaje mu twitonde biratugeraho dutashye bitatugezeho nta kibi rero nko kuba wabitegereje gutyo noneho ntibinakugereho uzi icyiza wakwicara uvuga uti bishobora kuza cyangwa ntibizi ariko uzi inzara igira iyo umuntu akubwiye ngo ndi bukugaburire birutwa no kwicara uvuga uti ngewe uyu munsi ubu nyine ndabizi ni ukwifunga agakanda urabimenyera kurusha uko umuntu yakubeshya ngo ndi bubiguhe iyi channel ya none rero Big Town TV nayo rero ni channel igabura ariko biri ku mashyiga nitonde birabageraho nitonda biratugera ngo channel zigabura tumaze kuzimenyera kuri Nzovu na Yaka ngo niyo yaba ari y'abasabo batanu burya ngo aba ariyo channel igabura ngo mvira indazi umva igishyimbo va kuri za channel ziduha umutwe w'ihene urumva va kwabo bagasuku baduhe va ku macana duha inkoko dore cyane umva igishyimbo uri kucyumva igishyimbo ririndazi akamukaro ariko nanjye ndashaka kugira ngo wenda ubutaha tuzakorane kuri cana igabura ibintu bimeze neza nawe urebe uburyohe bwa cano zigabura ariko se urumva ikiraba ashatse kuvuga umuntu yaguha icyo afite aho kugira ngo
akwime burundu cyangwa akwizeze nyine aho kugira ngo yandike wo mwitonde birabageraho yaguha icyo afite, yaguha icyo kigage ukakiguha ukavuga uti ndakibonye. yewe so mbere na mbere ntewe ishema no kukwakira mu kiganiro. nkanjye nka Professeur Cyucyu ndi umwe mu bantu bakuze bagufana mu by'ukuri. Ushobora kuba warakoze sinema ntaravuka nibyo se? Byashoboka. Ubuse niba waravutse 2010 cyangwa 2009 urumva nayikoze kera. Wenda none ntabwo naba n'uwa 2009 wenda narakambakambaga. Urumva njyewe ndi wo muri ndi wa kera, nanjye ndi w'icyenda n'icyenda. Urumva ndasoretse imyaka 24 ni myinshi. 26 wambonye uri mukuru. Nakoye ndi mukuru ariko muri make inakuze ngufana kuko na papa yaragufanaga, nama yaragufanye n'ibisekuru byinshi n'ubu ngubu baracyagufana. Ubu rero ntewe ishema no kuba ndi kumwe nawe aka kanya. Nanjye ndishimye kuba ndi guhura n'abana bamfannye bari kuvuka. Uvuga ngo n'abana wareze, waratureze muri sinema wa mubyeyi we. Yego none ahangaha rero ubundi abandi ntangira mbavuga ngo nibibwire abadukurikiye, ariko ndamutse mvuze ngo ubibwire naba ndengereye. Umva Cyucyu ko nubahuka rwose usanga naba ndengereye kuko utakuzi none ahangaha nari ibimenye bamufunge. Yaba ari gukora iki? Washobora so utanze ariko byarashoboka. Ariko icyo nzi nanjye nuko abenshi banzi. So wenda umuntu utakuzi urumva hari n'ukuntu bajya bavuga ngo wenda badakoresha smartphone, n'abana bo mu cyaro badafite smartphone mukarusha baramuzi. Kenshi pe ibyaro mbijyamo, nta n'icyaro njyamo mvuga nti wenda hano ntago bari bumenye, ariko ntago haburamo nka 5 cyangwa 6. Ariko mbese ngira amatsiko iriya ndirimbo yaririmba yewe Mukarujanga nge ndagukunda, nibyo racyo ari kuririmba nabi nuko ngoko yewe Mukarujanga. Iyo ndirimbo urayizi? Ndagukunda wambara ukandibira agatero gato nkayibuka byibuka ibikurikiyeho ndabiririmba. Njye ntabwo nyiririye yose indirimbo narayiririmbiwe ntabwo nayiririmbye. Urumva waba ugiye kumparora itari ndagukunda ndabeshya. None se mu by'ukuri iriya ndirimbo ni wowe yaririmbiwe cyangwa uko mbizi ni wowe? Uko mbizi ndinze wa mubyeyi iriya ndirimbo na n'uyu muntu utikiri kuri hiti waciye agahigo pe. Ubundi rega nyine nibyo bakubwira ngo icyawe ntaho kijya. Muri iriya ndirimbo ntabwo bari kuririmba ngo yewe Cyucyu, ntabwo byari kujyana. Ahubwo biba ari ibintu byo byari nsigaye mfite akandi kazina keza kitwa Biyayu. Wenda rivuze se tuvuga ngo yewe Biyayu yuwe ndagupenda. Urumva iriya ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zabashije guca agahigo zirya hiti na n'uyu munsi wa none ahangaha ziracyari ku isoko. Mu by'ukuri twese twakuze tuzi ko uri umugore wa Samusuri. Twakinnye role yacu neza nyine. Ubundi nicyo biba bivuze rega. Nose byari niba umuntu akonye muri filime akabibonamo reality, ubwo uba wakinnye role yawe neza. Niyo mpamvu mu mikinire yanjye ntago njya ningira undi muntu, nyine character umpaye ndayikina nkuko wayimpaye. Ako ntago ndi bujye gushakisha ngo mvuge ngo reka mbikore nka runaka. Umpaye character wenda sinyiyumvemo neza nawe wabibona ko byananiye ukabihindura. Ariko ubundi ngerageza kuba naturel nyine mu mikinire yanjye kandi bigakunda bikagira success nyine ibintu nakinnye bigakundwa, kandi umuntu wese akambwira ko nagiye muri character yanjye neza. Cyane cyane ko kiriya gihe abantu bari bazi ko ndi n'umubyeyi mukuru kandi nari nkiri muto. Ako nyine bimwe twavugaga ngo ni impano, ni ibintu byawe ntaho bijya. Narayatinze kereka umuntu witegerezaga niwe wahitaga avuga ati uyu muntu ntabwo ari umumama aracyari umwana. Ariko nyine wabona imikinire, wabona character ukavuga uti uyu ni umugore wuriye. Kandi kiragiye nta nubwo nari kuba umugore wa Samusuri kuko
namufataga nk'umu grand frère kandi mukuru. Ako nyine abantu babibona bakavuga ati iriya couple ahubwo irasanzwe. Buriya kiriya gihe ukiri umwana? Ntabwo nari umwana wo guta umutsima, ariko mu myaka sinzi biterwa hari na generation ko navuga ngo mu myaka 18 nari umwana, ariko hari abagiye bashaka bafite 17. Ubwo rero imyaka biterwa hari ubwana, biterwa no mu mutwe w'umuntu uko wiyumva. Kiriya gihe twakumenye burya wari ufite imyaka 18. Akuze kubura ngiye nagufataga nk'umuntu mukuru. Ubu ngubu ubwo twavuga ati ariko mu Karujanga twamenye kadasaza bimeze. Ngo nakinnye natangiye gukina mfite imyaka 30. Ubwo urumva iyo naba mfite 56. Kandi Banzovu bwabo na ba nyina wambogo aba twakinanye nibo babizi cyane. Ko ngewe akenshi ndabivuga abantu bakavuga ngo abasitari bakunda kwigira abana. Ariko hari abazi reality. By'umwihariko nimba atari ibanga. Ntabwo ndi bukubwira imyaka yanjye rwose kibagira. Ariko abantu tubizi, abantu tuzi igihe wakinanye na Samusuru umugore we, turaza turaza kubishyira muri karikaturisa turebe. Turaza kwivumba. Turaza kujya tuyiterateranye. Kera hari ukuntu najyaga nteranya imyaka, nshaka kumenya imyaka ya papa n'iya mama. Nkabikora nabe pesi n'umwunda kigaye. Nafataga imyaka y'abana bo mu rugo bose. Ufite 10 gata mfata 10, ufite 20 ngo 20. Yose kahite. None nkabara umubare w'abana dufite mu rugo n'imyaka bafite, gata nyiteranya nayiza gata nteganya ngafata toke ubura mama yashatse afite nka 15, naho gata nyiteranyaho. Ngasanga ubwo yakafite nka 220. Urumva? Ariko byasa kose n'ubundi mu Karujanga tuzi none ahangaha aracyari muto. Still young. None se ufite abana bangahe? 2. Umukuru afite? Umukuru afite 10, muto afite 3. Muri uyu mwaka ariko urumva umwe azagira 11 undi agira 4. Umukuru n'umukobwa? Bose n'abakobwa. Bivuze ngo noneho uzanashingira. Cyane. Ubu ngubu ngiye nsigaye imyaka 15 ngo nshake. Abantu baturuka hakurya iriya ariko sinzi ko byanyorohera kubashingira. Oya se kandi none. Ngwiki? Byanyorohera. Kereka yako se ko ari ukwikundira, we yagukunze ntaribe, ariko ngiye muhitiyemo namubwira nti jahana ariko hariya harebere kure. Ingeso y'abantu biwacu ni yihe turetse kubeshya mu Karuje? Ntabwo takuzivuga. Oya reka tuzivuge. Ni nyinshi ntabwo. 3 z'ingenzi. 3 z'ingenzi. Nta muntu wiriya wakunda umugore ngavuge ngo nuwo nguwo. Cya kabiri ni abesikuru. Cyangwa bazi gushaka amafaranga, ariko se amafaranga utayishimiyemo. Hari abantu bazi ngo amafaranga ni meza pe. Ariko nagaza n'ibintu byose. Umuntu ashobora kuryama muri hoteli kandi ibintu mvuga nyine nabyibonyeho. Karara udasinziriye. Kandi wakwirarira hahandi Nyamagabe mu cyaro mu nshuti zawe ugasinzira kabisa bugake. Ubwo rero icyambere ni umutima unyuzwe. N'amafaranga yonyine turayakunda turayashaka, ariko amafaranga yonyine ntago yakuzanira ibyishimo byose ukeneye. Bivuze ngo amafaranga ntabwo ari akageso k'abashi gusa. Ntabwo ari akageso k'abanyacyangugu gusa, kahozeho. Ariko uragira uti ntabwo nagushyingira uturuka hakurya hariya. Njye nananze kuhavuga none rero ubu ngubu yewe ndibagiye mbishyize hanze we z'abanyacyangugu. We ariko urumva n'ubundi ntacyo wavuze kidasanzwe. Biravugwa. By'umwihariko biravugwa kuko buriya kenshi buriya ikintu kitavuze iritavuze umwe aba ari iryanyajyo. Ubundi kenshi ari usibye ko biriya bintu byari bya kera bajya bavuga ngo abantu b'icyangugu ngo bakunda inyama, abagore, amafaranga, ariko ubushakashatsi nabashe gukora nka cyucyu naje gusanga nta muntu n'umwe utabikunda ibyo bintu byose. Bavuga urugero, umuntu ashobora kuba bikunda ariko urugero rutandukanye. Wowe uba wumva wagira nka 5 kandi we wenda yumva 2 bahagije. Ubwo se urumva umuntu wamugereranya nawe nyine ntago biba ari kimwe. Ariko nge narifashe wanshfura we. None se reba nk'ubu ngubu. Nyine noneho hari n'undi wumva izo karaktere babavugaho bakavuga ati reka ngewe mbitandukanira. Ako style yankomokera gukurikirana. Bikakubera ibibazo.
ariko nta n'ibirenze buri nyine umukobwa aba umwe ngo agatukisha bose ushobora gusanga hari abameze gutyo hari n'abeza ntawamenya yego ariko uzanshyingire wamforowe dore imico yacu yarahindutse ya kera ntabwo igihari ubu ngubu twarisubiye urashaje twamaze gusobanukirwa icyiza cy'umugore umwe urashaje abakobwa banjye ni bato bubaretse none se ngiye ko nsigaje imyaka 10 nose nshaje kurusha tukuwote nshaje kurusha papa Sava ariko bose nigeze mvuga ko nabashyingira nawe sinagushyingira hajya Samusi uragira umugore ariko arabafite yaramwigeze urumva nabe nawe buryo yo wabikoze bikakunanira ntabwo ubuhanye na wa wundi utarigeze anabigerageza hajya bara tukuwote mwarakoranye twarakoranye gaho none ngo ndashaje nabo mwatangiye muri generation imwe bakiri aho ngaho basigaje imyaka 15 ngo bashaka hari igihe batariyo karanuza yabo atariyo muhamagara wo gushaka ega gushaka ni vocation nk'uko umuntu ajya mu gipadiri cyangwa akajya mu kimasera cyangwa ntabwo ari ibintu uvuga ngo imyaka irageze urabikoze okay kera bwo umukobwa hari imyaka runaka yagiraga akumva niba adashatse ibintu bikuba byacitse nyine arasebye mu muryango n'umuhungu bikabuka nkawe cucu wavuga uti hari aha umukobwa afite imyaka iyi niyo mpamvu wagiye usanga ingo nyinshi nta rukundo rurimo ari bo bakura bakadivorsa n'ibiki kako ntabwo bafashe umwanya wo gukunda nabwo bo baravuze ati time niyi imyaka yageze reka tuba wowe bumva ari byose kuvuga ngo iyi myaka niyo ngomba gushakamo igeze utarabona uwo ugomba gushaka oya ahubwo ngiye ku giti cyanjye nemera ko gushaka biva ku bushobozi ngiye ku giti cyanjye bungize ubushobozi mbonye untize ubushobozi buke untize ubushobozi nkeneye ku buryo nakora ubukwe ngashaka nkubaka n'ukwezi kumwe ntabwo invitation none nyine urumva ubushobozi ni iki kubera ko hari abantu bashaka bafite ubushobozi buri munsi y'ubwawe ubwo uvuga ko ntabwo ufite hari abari munsi yawe bashaka bakemera bakizirika umukanda akabukorana cyangwa nyine agashaka ubuzima bukazamukana n'uwo bari kumwe nawe ukaba uri kuvuga ngo reka nyahige ese numara kuyahiga uwo washakaga gushaka nawe yarabonye abandi bayahize imbere yawe uzabigenza ute uzategereza cyangwa uzashaka n'undi wari utayiminze kuvuga uti igihe cy'umugabo kirageze nzategeza ku wantegereje ku bategereje icyo gihe nawe niwe tuzashakana yego uyu munsi wa none rero ndashaka ko twongera kwinjira muri sinema nk'ibisanzwe ubundi ngiye nkunda gukora ibiganiro bya sinema cyane kuko nawe ari unique ubundi mukuru wanjye muri sinema nyarwanda ubundi ngo yitwa Chita Magic aka kanya nanjye navuze ati reka nzatera ikirenge muke generation ya sinema mu buryo kwisapotinga kuyiteza imbere ndetse no kongera kuyikundisha abanyarwanda Professeur Cyucyu nanjye navuze ati reka nze nanjye nzabyibandeho ibi bintu kuya dukomeze turushaho gushyiraho itafari cyangwa se fondation kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza yego uyu munsi wa none rero mu Karujanga tuzi uri umwe mu bantu bashyize itafari rinini muri sinema nyarwanda ndetse mvuze ko uri mu bayitangije ntabwo naba mbeshye sibyo ntabwo naba mbeshye ariko none uyu munsi wa none uracyari kwisapotinga by'umwihariko hari ukuntu wabonye itandukaniro rya sinema yo mu gihe cyanyu ndetse n'iya generation y'ubu none ahangaha wabonye ibi bintu bihurira cyangwa bitandukaniye ibi bintu ahantu bitandukaniye kwanza mbere na mbere mbere umuntu yabijyagamo avuga ati n'ibyanjye ndabishoboye kandi ndanabikunze noneho biza kugera igihe umuntu wese avuze ati ibi bintu nanjye nabikora kubera ko bitanga amafaranga umva itandukaniro twebwe mbere wabijyagamo utanizeye ayo mafaranga atanizeye iyo hiti ariko umuntu arajyamo avuga ati byanze bikunze ngomba kugaragara byanze bikunze ngomba kubona amafaranga rero iyo abibuze niho utangira kubona kwagushwana n'abantu ubundi banza ujye muri sinema wumva ko ari ibyawe ubikora ubikunze n'amafaranga ni sawa kuyabonamo ni sawa cyane ariko rero nugenda uvuga uti wenda ushobora kugura bombo uvuga uti niba nyiguze 10 ndayigurisha 20 yego aho birakunda ni ikintu byanze bikunze kiri bugurwe aho ushobora kuyikora mu gihe wateganyaga ntibe ariko ibikora yego
we rero nyine nubikunda ntabwo uzacika intege uzakomeza mpaka niyo nama rero nagira abantu bari gukora sinema bareke guhita bahubuka bavuga bati runaka yahise agera kuri ibi nanjye nibyo ngomba kugeraho ntabwo imigisha y'abantu ingana bikore utegereze. Hari abakomeza kuvuga ko mbere habagaho amafaranga menshi kurusha uyu munsi wa none, abandi bakavuga ko uyu munsi wa none aribwo harimo amafaranga menshi kurusha igihe cyahise. Ese wowe iyo ubihuzahuza ubona uburyo bwari bwiza ari ubuhe hagati ya sinema y'uyu munsi wa none ndetse n'iyo mu gihe cyanyu? Nyine urumva nibyo nakubwiraga buri muntu, njyewe nkubwiye nakubwira ngo mu gihe cyahise nibwo harimo amafaranga kuko nibwo nayabonaga. Undi wo muri iki gihe nawe rero azaza kubwira ati ubu nibwo harimo amafaranga. Urumva nta kuntu nabihuza by'amafaranga. Nose reka nkubwire niba mbere umuntu yaraguhamagaraga akaguha wenda nk'ibihumbi 100 niyo make yari muri kiriya gihe, ariko ubu ngubu umuntu arakubwira ati ndaguha ibihumbi 15 wanitegeye. Ubwo se njya nkubwire ngo ni ryari harimo amafaranga ni kiriya gihe twari ubwo twayabonaga. Nawe ubu ngubu nyine ni ugukora ngo usigasira iryo zina ryawe we kuva mu kibuga nyine tu, ariko ubundi ari ibintu uvuga ngo ni ibyo ukuramo amafaranga wavuga uti waba umeze nka ya ntare isigaye irisha. Okay, hari igihe cyagezeho Mukarujanga asa nkaho abaretseho sinema. Sinzi impamvu hari igihe cyagezeho mbese turakubura hongera kugaragara muri filime cyane, ariko uyu munsi wa none ahangaha turimo turakubona. Ese icyo gihe byari byagenze gute? Niyo mpamvu yatumye ugeraho uhagarika sinema? Mbakira igihe hari igihe cyo bita nyine ko impano yasinziriye. Hari igihe nagezemo nkajya numva ibintu byo gukina si ibyanjye nkavuga mwumva nyine nta nubwo nabishobora niyo najya imbere ya kamera. Rero ubwo nyine impano iba yasinziriye, ariko iyo yongeye ikabyuka wisanga wagarutse mu byo wakoraga. Abantu benshi abanzi benshi bagira kiriya gihe. Rero nta kindi kintu navuga ngo cyari cyarampagaritse, gusa numvaga bitakiri ibyanjye. Numvaga bitakiri ibyawe. Kiramana agira gutya aratekereza avuga ati rero hari abarigenti nakuze mfana, uyu munsi wa none ndashaka kongera kubagarura mu gakino tukongera tugakorana. Ndakeka ko ari wowe ushobora gukora kugore mu gakino niba ntabeshya, cyangwa hari ahandi hantu wakoraga? Narakoraga. Kiramana twabonanye nkora ko n'ubundi kugira ngo mvuge ko twamenyanye, kugira ngo tumenyane hari ahantu twari twahuriye n'ubundi twagiye gukorana. Ubwo rero narakoraga n'ubundi, wenda nakoraga ntafite umuntu ufite izina turi gukorana, ariko Kiramana yamfashe n'ubundi naragarutse muri sinema. Wari warongeye kugaruka? Mbese wari uri mu gakino? Nari nkarimo. Yego. Ahubwo wenda nahuye nawe ari icyamamare bituma bimenyekana abantu bishyiramo ko aribwo nyigaruka, ariko nari nsanzwe nkora. Hari abantu benshi mwagiye mugarukana kwa Kiramana, ahubwo n'uyu munota nkibaza nimba abantu barakomeje gukora cyangwa se nimba barasubiye bagasubira aho bari. Urumva hari filime mwakoraga yitwaga Iwacu series, yari irimo wowe, nyina wa Mbogo ndetse na Nzovu namubonyemo. Nzovu yakinyemo se ishobora kuba ari episode nk'imwe cyangwa ebyiri, ariko yakinyemo na nyina wa Mbogo ndetse turi kumwe n'uwitwa na Nyirantama na Nyirankende na Nyagahene. Uyu munsi wa none baracyari mu maboko ya Kiramana, cyangwa kwanza muracyari mu maboko ya Kiramana, cyangwa mwarongeye muravuga ati reka dusubire aho twari turi kuko ikibuga twajemo twasanze cyaricuritse cyangwa bitameze neza? Rero njyewe ntago mbizi niba tukiriyo, kuko iyo umuntu atakwirukanye nta nyine aba yagushize mu gihirahiro. Gusa duherukayo kera ko nabo ngabo ari njyewe yari yarashyize kubahamagara no kubazana, nanjye baba bambaza. Gusa nkababwira ngo ndategereje namwe nimutegereze.
ubwo rero mu by'ukuri ntabwo yigeze atubwira ngo aradusezereye, ntabwo yigeze atubwira ngo aratwirukanye, turi aho nyine ariko duheruka gukora kera. Bivuze ngo niwe wari supervisor y'aba regent bahozeho, niwe supervisor wabo. Ariko wenda twizere ko wenda ntabwo ari uko yabahagaritse, ahubwo iriya filime yabaye nkaho itari gukorwa, Iwacu series ntabwo iheruka gusohoka. Ntabwo iheruka gusohoka. Wenda niyo mpamvu. Ariko wenda reka twibaze ko wenda mukomeje kuba muri gukorana, kuko cyane cyane by'umwihariko we nabonye ukorana muri Big Mind, bivuze ngo wowe uracyari mu kibuga. Abo bandi wenda siko nkunda kubabona kenshi, ariko wowe uracyari mu kibuga cya Big Mind. Sinzi, ariko mujye mufata n'umwanya mwongeye mwibutse dadi wanyu, murabizi ko ni umuntu ugira akazi kenshi cyane. Hari igihe nibagirwa. Sinzi niba ibyo bintu ujye ubibona ko bishoboka kuba ashobora kwibagirwa akavuga ati se ba bantu banjye bari. Ariko urumva nkawe nk'umuntu ubahagarariye maginga ya ukine kuvuga ariko nyakubahwa CEO nka manager cyangwa nka supervisor uyu munsi ko abantu batari kugaruka mu kibuga tubigenza uti, ese ni projet yahagaze cyangwa uracyari gupanga indi mishinga? Nyabuneka ujye ubavugira berijwe ari gupanga indi mishinga. Yego Mukarujanga rero hari byanze bikunze twebwe twagiye twinjira muri sinema runaka dufite nk'abantu runaka twagiye tugenderaho twemera ko bashoboye, sibyo? Ese we hari umuntu wigeze ugenderaho mu sinema nyarwanda cyangwa se wigeze umuvuga ati ngiye nshaka gukora nkaba nkabo hano mu Rwanda? Cyane cyane ko twinjiye muri sinema nta bantu benshi tubona bazigiyemo. Ubwo rero nkubeshye nkakubwira ngo nagiyemo ngendeye kuri runaka, rwose naba nkubeshye. Twaragendaga tugakora nyine amarepetisiyo, tukiga, twitoza, tugakora. Rero nagiye nigendeyeho nkora ibyanjye, ngira amahirwe birakunda, birafata. Bivuze ngo nta muntu wigeze ugenderaho mu kugira ngo wenda nawe ubashe kugera ku nzozi zawe mu Rwanda? Nta. Ubwo warimenye ku giti cyawe? Hanze no hanze ntawe, nese ko tudakiriza i Burayi. Dukiriza mu Rwanda. We warizanye ku giti cyawe? Yego. Ko navuga uyu munsi wa none hari ibihembo byinshi bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bitangwa muri Federation ya Cinema hano mu Rwanda. Ese Mukarujanga tuzi hari igikombe runaka yabaye rigeze yegukana mu bintu bya sinema? Ntacyo nigeze nitabira. Ibintu bya competition z'ibikombe ntabwo nigeze mbijyamo. Kandi nabonaga nyine kugira ngo kiriya gikombe kibone wabaga wabikoreye, nabonaga bohereza amalinki bakavuga umwanya bashaka gutsindira. Rero wenda iyo nza kubishishikarira gushaka igikombe mba narakibonye, ariko kugeza ubu ntacyo. Mu minsi ishize rero hari ibikombe byatanzwe by'icyo twakita inganji, nimba ntibeshye cyane. Dufite abadamu benshi bakina filime hano mu Rwanda ndetse bagaragara ko bashoboye. By'umwihariko dufite benshi bagiye babanomine. Byari byitezwe ko bagomba kuba muri bamwe bagomba guhabwa ibyo bikombe bitewe n'ahantu na level bariho maginga ngaya, imyaka itsingire yabo. Ngira ngo nabugene ukurikirana sinema umunsi ku munsi. Hari abantu batandukanye bari babaye nomine, twavuga ati wenda kwe twiteze ko bagomba guhabwamo ibikombe. Dufata nk'uwitwa Siperansia, tuzi uwitwa Mamanike, tuzi uwitwa Nyirankotsa, ndetse tukaba tuzi na Fabiola. Ariko hari ukuntu ibikombe byatanzwe byo mu nganji batagendeye kuri gahunda yo kuvuga ngo umuntu yarakoze cyane, ngo yakoze neza bapfuye guterura baratanga. Cyangwa undi agaca hirya mu gikari agahamagara ati nyabona uzambe award, undi akagira gute ati mfite ibihumbi 10 uzambe award. Ibyo bintu birakorwa ndetse ku buryo byateje na saga ikomeye cyane. Bivugwa ko hari abantu bari bitezwe guhabwa ibikombe batabibonye, hagati ya Nyirankotsa, Mamanike ndetse na Siperansia intare y'ingore. Uwe tumenyere ko ari umuntu wahawe ibikombe byinshi bigiye bitandukanye, ariko tuzi uburyo ari gukoramo none aha ngaha, tuzi n'uburyo Nyirankotsa ari gukoramo none aha, tuzi na Mamanike uburyo ari gukoramo none aha ngaha. Urabona hagati y'abo bantu batatu
wowe uri nk'utanga award uyu munsi wa none wayihande? niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo njya muri competition. Ntabwo nyine nkunda ibintu by'ihangana, nubwo abantu bavuga ngo nibyo bigaragaza ngo kuri umusitari cyangwa iki, ariko njyewe ntanze igikombe muri abo bantu batatu najya Mama Nick. Ikintu nkundira Mama Nick nawe nyine mu bamama bakina sinema, nawe akina ari naturel, akina nyine ntabwo ahatiriza, nta nubwo sinzi uko nabivuga, ntabwo yikota cyane, nyine ibintu akora ubona ko bimurimo. Rero njyewe nyine ndutanga award ntayemo, ariko ntumbaze impamvu ngo muri bo ntawayibonye ko sinzi n'igihe byabereye ibyo bintu. Uwitwa Esperance we yarayihawe, ahubwo hari umuntu wagarutsweho n'itangazamakuru ry'iki ritandukanye. Kenshi n'abantu bakomeza kugenda bavugaho ko umudamu cyangwa se umubyeyi witwa Nyirankotsa ari we mubyeyi uyu munsi wa none ahangaha uri kuri top 1, ari we mubyeyi uri kugenda ugaragaza imyagitingire iri hejuru, imbaraga zidasanzwe, cyane cyane ko tumufata nk'umwapcoming. Ntabwo ari muri generation yanyu, ariko uyu munsi wa none ahangaha bavuga ko ari kugenda domina abagore benshi mu mikinire ya filime. Itangazamakuru ryinshi ryabigarutse rivuga ko uriya mudamu yari akwiye guhabwa, yaba yikwiye bayarayibonye. Icyo kintu njye ntabwo nakigarukaho. Yaba akwiye award aba yarayibonye, ngo kuba atarayibonye nyine abajaji babonye ko atayikwiye. Ko bivugwa ko hakoreshejwemo ikijyanye n'amafaranga. Ntabwo bizi cyane cyane ko udakunda no kujya muri competition nk'izo ngizo, ariko baguhamagaye muri byo wakitabira. Nta kindi bisaba ari ukumbwira ati wenda hari award yakugenewe uzaza uyitore, mbaye mfite umwanya najya kuyitora. Yego. Yego, Mukarujanga rero twari twarabuze mu minsi yashize, ariko ngubu yagarutse muri sinema. Urimo urateganyiriza iki abakunzi bawe, abafana bawe, kuko by'umwihariko uri umwe mu bantu b'ubukombe bafite byinshi, ndetse nibutsa n'abakurikiye Big Town TV, uri umwe mu babyeyi twamenye bakoze byinshi n'uru ruganda, ndetse banafashije abantu benshi. Tunifuza ko njye mbisabye nka Cyucyu, ndifuza ko bakugarura muri uru ruganda ukongera kuba Mukarujanga wa kera twamenye, ukongera ukavayibinga, ndetse hari abantu benshi bagukunze ariko bakubuze, sibyo? Ibintu munyifuriza rero mushobora gusanga njye atari byo nifuza, kandi cyambere nicyo nshaka. Yego. Abantu n'abafana wenda barifuza ko nkomeza gukina, ariko njyewe ushobora gusanga kuri iyi saha izo competition nyine n'ibyo bindi numva atakiriyo nyine. Sinzi nyine abantu kubera iki twese twagira hit igihe kimwe. Hit yanjye yarabaye kandi narayishimiye. Ubu ngubu rwose nta mpuhwe nta n'imbabazi ndi gusaba abantu ngo bangarure muri sinema, ko n'ubundi sinayivuyemo. Kumva rero ngo narindi kwa Kiramani ngo akaba yaraduhagaritse, abantu bakaba bakeka ko mfite agahinda, cyangwa ngo ko n'ubundi se mu mezi angahe ntabwo arenza 2 nakoze kwa Kiramani. Ntabwo ari byo byari kuba. Hari uwavuze ngo yari yaduhinduriye ubuzima. Ntabwo umuntu yaguhindurira ubuzima mu mezi 2, kimwe nk'uko haza umuntu umunsi umwe akabuhindura. Ariko njyewe nyine ntabwo imbaraga nyinshi zanjye ndi kuzishyira muri sinema. Bidaciye abandi intege bakibishaka kubijyamo. Yego. Ariko ntabwo nkihangana n'abantu ba sinema. Ntabwo ukiri guhangana. Bivuze se ko ibintu bya sinema uri kugenda bitera umugongo gake gake ushaka kubihagarika? Ntabwo nabireka, ibintu byawe rega ntaho bijya. Ntaho bijya. Ntabwo nabireka. Ariko urimo uragaragara, urimo urabivuga nk'umuntu umeze nkaho waciwe intege n'abantu, cyangwa se uri gucibwa intege. Nimba atari ibanga tubwiza ukuri. Ahubwo kuki abantu bumva bampitiramo njyewe icyo nshaka? Kuki mutambaza icyifuzo cyane? Ahubwo ukabanga uri kunsabira ngo bansubize muri sinema. Icyifuzo cyawe ntabibisabiye. Iyo biba bimbabaje mbaravuze ni mwambabareye mukansubiza muri sinema, kandi sinabura ababikora. Ntabwo abura abikora. Yewe n'ubu ngubu hari abakire benshi bakwizera bakafatira katugushoremo. Ariko nyine
mfite izindi gahunda. nshaka kubaza rero Mukarujanga icyifuzo cyawe ni ikihe none ahangaha ng'abafana bawe abakunzi bawe bagufanye kuva kera bakwiteho kuva kera bakwiteho bakiteho ndetse gishyirwe mu bikorwa ni ikihe? Icyifuzo cyanjye ndabizi ufite byinshi wifuza gukora ufite byinshi wifuza kugeraho ndetse ufite n'icyo ushaka amaginga ye njye nagira ngo wenda abakurikiye Big Town TV none ahangaha ukibagezeho abafana bawe bakora iyo bwabaga. Cyo ntago nabishobora ibyo bintu ntago ari ibyanjye. Oya bivuge babyumve. Oya nyine umuntu wumva ko ari umufana wanjye yashatse kunshyigikira ntago ari ngombwa ko mvuga public ngo ndifuza iki ngiki ndifuza iki, aho kugira ngo umuntu anyumvire ubusa ngewe ndamwihorera nkishakishiriza kuko kugeza kuri iyi myaka mfite ako kantu ko ndabyita gutera confidence nyine namenyereye kwihigira nkiri mutoya kuvuga rero ngewe ngo ndaza hano kuri TV nje gusaba no gusabiriza ntabwo ari ibyanjye gusa nta n'uwampa ngo nange ariko nanone ntabwo hari abantu benshi njya mbona umuntu akajya hariya akabeshya akavuga ati njyewe ubu ngubu byaranze ndi umutindi naho kuryama biki nta muntu utagira ibibazo ko nta nubwo ari ngombwa ko ibibazo byanjye mbizana kuri public gusa umuntu nyine abaye amfana kandi abaye abibona nkamwe nyine muba muvuga ko nakubiswe yampamagara akambaza tukeneye iki yako wari ukoze oya baguhamagare bakubaza icyo ukeneye kandi bakiguhereza sibyo kwanza tutararenga naho ngaho hita bahana nimero ya telefone baguhamagareho yibahe umva ndabizi abakurikiye Big Town TV nuvuga ngo uyu mubyeyi twamufanye kera tukiri bato twamufanye kera Mukarujanga nta muntu utamuzi ubwo ari mu maboko ataraye bamufunge tanga nimero uzaza mbere azaguze icyo ushaka cyangwa baguhamagara babigusaba babiguhe 078 twagiye ni 82 082 82 6 93 6 082 6 nimero yanjye iroroshye n'umuntu Mukarujanga iyo nimero iri muri mobile money iby'amazina yanditseho sinyazi nayababwire bazampamagare banyandikire no kuri WhatsApp nta ribi muganire rwose gusa ngiye ikintu cyambuza mbona waba uri nka kabiri ntanze nimero utanga nimero nyine uvuga uti biravamo ikintu gifatika ugasanga aho ubwo hamagawe na babandi bakoza ngo uri singo duhure rero niyo mpamvu najya ngo ndatanga nimero yanjye aho kugira bakana kanyenyeri bagupropose biteza lakavuyo witaba telefone ukagezaho ukumva wanayifunga rero urakoze cyane ariko abantu bazampamagara bashaka kumbaza ibitajyanye n'akazi umuntu amamagaye ashaka kumpa akazi cyangwa nyine yumva hari icyo yamfasha byaba ari byiza akaba abatereta bo rwose mbaye mbabwiye ngo ntago mpari ako kajisho mwakabonye ababwiye kubwa hari ako kajisho nta kintu muri ukabonamo kajisho nyine no kubabwira ngo ndabiyanye yego kwiyama abantu mu kijyabupfura yego hari video yigeze icacana hirya no hino hagiye hatandukanye ivuga ko uwahawe imodoka ngo hari umudespora wagukunze ngarangije aguha imodoka mu by'ukuri nimba atari ibanga iyo modoka nasa wowe iyo waparitse munsi hano kubizi nyine ko aba YouTubers muba muza amakuru navuga ngo ikimuna tugendaho cyane iyo modoka ibi hari n'ubarayibonye nyine ni nk'ibyo byose umuntu aragufashe ati dukora iki kiganiro tubigenze gutya na gutya inyungu uzazibona niyo mpamvu rero hari igihe umuntu avuga ati reka niturize ko abantu ugiye
ugendera ku kuntu abantu baguhemukira ushobora kuba umugome. Ibyiza rero uratuza ukigumira ahantu hamwe ukabana n'ababishaka kandi badashaka kukubyaza umusaruro batazaguhaho. Nk'icyo kiganiro cy'imodoka nyine twaragikoze, umuntu anyizeza ibitangaza, arambwira ati nzaguhemba iki n'iki. Rero urumva niyo mpamvu nkubwiye ngo ciao ciao. Mu by'ukuri imodoka ntayo wabonye? iPhone numvaga yaraje se yo? Telefone mfite si wayibonye, bayita byimenyere. Wifite byimenyere? Oya reka abakunzi ba Big Town rwose baguhereza iPhone rwose, ndayisengeye mu izina rya Yesu Mukarujanga, ndabihanuye mu iPhone. Dusengera ubuzima bwacu, naho kuvuga ngo abantu bo nyine n'ibindi bindi, umuntu ni mugari. Nta iPhone, nta modoka, nta mafaranga, nta ku muri agent, ku muntu wakoze hit. Reka mbe kuri ibi zuba. Hari indirimbo yitwa Biri Hasi. Biri Hasi? Hari indirimbo yitwa Biri Hasi y'umuhanzi witwa Stone G. Ni indirimbo yarimo igitero nyine nyine nawe ngo yari umukinnyi wa filime, yaririmbyemo agace kavuga ngo izi movie nkinamo nta mufungo mbonamo, murya yanjye museka ndi de bande muri zo, nkoma beat mbahe hita batabyumva biryeho, ndi kuri move n'abahungu n'agakungu mumveho, izawadi n'ubufu baza cyucyu wakoze hiti abura ifungo. Urumva bivuze ngo rero urumwe mu bantu bakoze ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko ubura ifungo kandi koko wari ukwiye amafaranga, sinzi impamvu batayaguha. Uyu munsi wa none rero kuri Big Town TV ngenda bihavugiye byose wifuza, Uwiteka Imana abirungike bituruke bibandanyirize kuri nimero yawe. Niyo mpamvu ntago njya nkunda kuririra ko mba ndishimye ubuzima bwanjye, uranezerewe. Niyo modoka sinayanga nyibonye, ntawanga ibyiza. Uwiteka habe icyubahiro kandi ayohereze. Ntari kuri byimenyere yanjye nditaba nkaganira n'abantu nshaka, nawe ukampamagara ukambona cyane. Bitavuze ngo iPhone nyibonye nayanga, ariko nanone sinayisaba. Reka nizere ko Uwiteka Imana azabikora. Yego. Hari icyo wifuza kubwira abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe kugira dusoze ikiganiro? Abafana banjye rero n'ubundi nk'uko babivuze, ngira igihe nkahagarara ariko nkongera nkakora. Nk'ubu mfite channel ebyiri ziryamye ariko zirahari. Rero anytime byakunda, n'ubundi impano yanjye iracyahari, kwandika ndabizi, ntago ngiye nava muri sinema kereka mpfuye. Gusa nanone kuba nabyikorera ari ibyanjye byanshimisha kurushaho. Bivuze ngo uramutse ubonye igishoro sinema nawe washoramo, wakikorera. Igishoro cyamutse kibonetse nawe wakikorera. Uri umwe mu banditsi, uri umwe mu bakinnyi, ndetse ufite na connection y'abantu benshi, mwakorana n'abantu benshi mwagiye mwihiringana, mwakorana. Abo ba Papa Sava, aba Porocinga mugakorana ngo mwarakuranye. Tuzakora. Nzakora. Nyine uko babivuze, niba nkiri umujene ugiyumvamo, ntago ndiheba, ntago nzakora. Ikibi ni urupfu, undi ubuzima nicyo gishobora. Yego. So by'umwihariko rero reka ngushimire cyane wakoze kwitabira ikiganiro cyacu kuri Big Town TV, ndetse by'umwihariko nitwonye no kuguhamagara uzatwitabe, burya turabyishimira cyane tubonye turi kumwe namwe, aba ari ibintu bikomeye cyane. Yego. So njye nari Professor Cyucyu, iyi yari Big Town TV, ngusaba gukomeza gukora subscribe, ibiganiro byo nagahoraho. Ciao ciao.